Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Urakoze cyane. Twagusuhuje. Yego nanjye nabasuhuje. Meze neza. Ndashima Imana ishobora byose. Aha ni mu bwatsi bwawe cyane rwose. meze neza. Meze neza ndashima Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi. Yego. Ndabona itoto ari itoto. Ya itoto ni itoto. Ni kwa kundi kwanjye nyine sinsaza. 40 ngiye kuyuzuza ariko ntiwabimenya. Bajye kuri Big Boy Show bakore subscribe bakore no kukazogera kugira ngo bazajye babona notification. Hanyuma niwandikamo Big Boy Show bikanga urandikamo Fizz TV hanyuma uhita ubona channel yanjye nyine ndiho nambaye imyenda imeze nk'iy'abasazi nyine mfite n'inkoko mu ntoki nambaye n'isutiye barahita bayibona. Benshi bati kuki utaganiriza Fizz ngo atugezeho byinshi byiza bye yaba ibikorwa bye. Benshi bajya bagira amatsiko yo kumenya incamake ku buzima bwa Fizz. Ya incamake ku buzima bwanjye ngewe ndi umwana wavutse ndi mutoya nanutse cyane. Navutse mfite ikibazo cyo kunanuka. Hanyuma iwacu bariruka hirya no hino muri izi ntara zigiye zitandukanye za Ruhengeri, Gisenyi, Icyangugu n'ahandi. Bagize amahirwe babona umuti utuma nongera umubyibuho nyine utuma mpagarika kunanuka. Hanyuma ndakura nyine nkora nk'abandi bana ahubwo bigeze nko mu myaka 13 14 gutyo bitanangira kubyibuha nyine cyane. Ubwo rero narabyakiriye. Hanyuma kera nkiri umwana nifuzaga kuzajya mu gisirikare. Igihe cy'intambara y'abacengezi nashatse kujya mu gisirikare. Bwa mbere njya ku murenge bamanura mu modoka. Hakaba hari umugabo w'inshuti yanjye nako w'inshuti yacu w'umuryango najya njya mu modoka ari agahita amanura. Najya mu modoka ngiye mu gisirikare akamanura. Ngeraho ncika intege ndavuga ati ubwo no mugabo amanura bishobora kuba ari byiza cyangwa se ari bibi. Ndabyihorera ubwo kujya mu gisirikare nyine bita bimvamo. Ahubwo nari mfite n'ubundi n'izindi nzozi zo kuzakina filime. Taninjira mu mwuga wo gukina filime. Nuko rero nahise ninjira muri filime bwa mbere. Filime ya mbere nayikinnye muri 2000. Nabanje gukina filime za jenoside. Hanyuma mpita nkurikizaho filime za filime zino zacu zisanzwe. Ya mbere rero nayikinnye muri 2000. Hanyuma yitwaga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Bita nkina indi yitwaga ngo nta munoza ngiye n'akanyombye tujya kwiba amandazi ngashyira amacapati n'amasambusa munuza mu mifuka nkanywa n'ijaga y'amata. Ariko usibye ko iriya ntabwo aba ari ijaga mba nanyweye. Bagira ukuntu babikatinga hanyuma bagasuka hasi nako bagasuka mu kindi kintu. Hanyuma nkomeza nyine umwuga wanjye nkina na filime yitwa Kigali si Kigoma. Filime yitwa ngo twese turi bene Kanyarwanda tujya guhiga urukwavu nge na nzovu. Ubwo rero nyine inzozi zanjye ziba inzozi ari naho ubu ngubu nyine ngeze. Nagize amahirwe Nyagasani aramfasha mbona kamera yanjye. Hanyuma nifitiye na channel yanjye nyine iyo ngiyo y'aba subscribers 16. Nanageze nyine ku bindi bintu Nyagasani yangejejeho usibye ko ejo bundi banyibye mashini yanjye. Mashini naraguze 500 ariko nago ncika intege ndabizi neza yuko Imana inkunda nzabona indi mashini inshallah. Nyagasani nabishaka bura hari umuntu azacishaho ahite amindi mashini cyangwa se nanjye mbona akazi ka kamera yanjye cyangwa se akanje ngiye ko gukina filime mbona amafaranga nanjye negure kwituritsa. Hanyuma wambwiye uti nakuze nkiri muto ariko uko nagiye nkura niko umubiri wagiye wiyongera kugera uko ungana. Uyu munsi ufite ibiro bingahe? Uyu munsi mfite ibiro 143. Hanyuma uyu mubyibuho bakuvuye ko ari uburwayi cyangwa ubuzima bwiza? Ubuzima busanzwe nta burwayi ngiye mfite. Nta diabete ndwaye, nta mutima ndwaye, nta kintu na kimwe. Nukubera Imana byose nukubera Allah. Wagiye kwivuza
kwa muganga ngo barebe niba nta ngaruka? yanjye njya kwivuza kwa muganga rimwe na rimwe bakampima umutima, diyabete, usibye ko ntaheruka kujya kwipimisha diyabete ariko ndabizi neza ko nta kibazo mfite, inyagasana ajya ndinda kuko niwe ubikora. Kungana ukuri kubangamira? Kugira Kungana gutya? kungana gutya ntago bimbangamira cyane, ariko nyine rimwe na rimwe birambangamira. Urabona iyo umuntu angana nka gutya kujya kubyuka birakuvuna, kujya kuri tuwarete birakuvuna, ingendo birakuvuna, cyane cyane umuntu nkanjye. Buno abamotari nabagiriyeho, nagira ngo abamotari hari icyo dupfa. Reba nsanga nk'ahantu haparitse nk'abamotari 40. Uwo nkoze ati mfite umugenzi, uwo nkoze ati mfite umugenzi, uwo nkoze ati negereje umugenzi. Urumva ati hari umugenzi ati nazanye ati ndamutegereje. Nuntwaye ahantu nakagombye gutanga amafaranga wenda 1000 agata ncanga 2000 cyangwa 3 cyangwa na 5. Ubwo rero urumva abari hatari, noneho kujya mu musarane byo urumva abandi bisaba ko bagenda agata kuramo ipantaro agata yicara, ariko nge ndicara nkananirwa ngahaguruka nkaruhuka nkongera nkicara nkananirwa nkongera nkaruhuka nkagarora nkaruhuka, nyine gutyo ugasanga rero umubyibuho ufite ingaruka nyine z'ubuzima busanzwe nyine bwa buri munsi. Ariko nyine nta kundi twabigenza kubera ko ariko Imana yaduhaye tugomba kubana nabyo, ahubwo ukamenya uburyo bitwaramo. Ese ukora siporo? Siporo ndazikora, nkakora na regime, ariko regime ntago mperuka kuyifata, ariko ubu ngubu ngiye kuyitangira. Siporo ushobora uriruka? Ya ngira ngo ushize abantu bambonanye na wa mutipe w'iboga rumwe ujya uterura ibyuma witwa Rutambi. Twangewe siporo ndazikora kuko icyo gihe barambonye siporo narazikoze, nkora abdomino, nkurura cya cyuma ajya atwara n'iki, ibintu byinshi cyane. Nyine siporo njya kuzikora iyo nabonye ubushobozi, njya muri gym, hanyuma ngakora duke mbashe gukora nkitahira. Mpita ngira amatsiko, uri ku meza uri kurya? Ndi ku meza nge ari nk'amasahani nk'10. nge ngira peti, nge ntago nge ndya ibiryo byinshi komuteri, ariko ndya nyine nge nkunda kurya cyane. Nimba ndi kurya njya vuba paka mbirangije, urumva. Ariko ngira peti gusa mba numva nahora ndya buri mwanya, ariko ibintu byo kuvuga ngo ndarya ibirundo by'ibiryo byose icyarimwe aya byarananiye kabisa. Ibiro nta biro pe, n'inusu y'inyama sinayimara. Ahubwo ikintu buriya narya nkarya cyane isamaki, ifi uko yabingana kose, kugira ngo njyewe uzame ifi nanire. Ubwo ni ibintu bitapfa kubaho, ni ukuri, keretse ari rwa rufi rwa danje nyine. Ariko ubundi ifi ndayirya pe. Ngeze nzi ko ifi bayibara wenda ibiro 2 cyangwa 3 ku gasahani wabihirika. Cyane nawe woze nabiryo byonyine. Ubundi agafi ngiye nkarya mfite n'utuntu twitwa uturayi dutogosheje, ko ngiye burankunda ibirayi bitogosheje, nikundira n'imboga z'ibyatsi nazo zitogosheje, cyangwa se utuboga tw'ibyatsi dukaranze turimo urusenda rwinshi, turimo igitunguru cyinshi n'inyanya nyinshi, hatagiyemo sesitomate. Hanyuma nkabirisha ibirayi, hakaba hari n'agasamake ku ruhande. Aho ngaho rwose mba ndiye neza cyane pe. Hanyuma mu rukundo uhagaze? Mu rukundo mperuka kukubwira ko nari mfite umukunzi, ariko umukunzi twaratandukanye bitewe nyine n'impamvu runaka. Tuganire kuko ni ibyatsi. Ndabyumva. Mperuka umbwira ngo ndi mu rukundo mpagaze neza. Umukunzi nyine twaratandukanye. Buriya abakobwa baragoye. Abakobwa hari igihe Imana igufasha ikaguha umukobwa mwiza, umukunzi mwiza, utakugora, utagusaba. Ubundi umukobwa hari ukuntu mukundana yatagukeneye ubusitari bwawe ngo kuzamukireho, ajye mu biganiro, bamukoresha ibiganiro hirya no hino,
hakabaho noneho n'abanyamakuru bashukana agashuka wa mukobwa ngo naguharabike. Noneho ubwo bitabaye ibyo umukobwa aza ari amafaranga. Sheri mama yantumye ahantu none amafaranga nayataye nyohereza amafaranga. Sheri ndashaka kujya gukoresha umusatsi nyohereza amafaranga. Sheri ahantu ibintu byose nyine ugasanga niki nta amafaranga. Rero ugasanga ntago wazabivamo pe. Mwari kumwe mwapfuye iki? Uwo twari kumwe twapfuye mbere na mbere twapfuye ivi na ivi yuko nyine ntayo bikora neza kwaje kwa ndani kwa chini. Hanyuma ikindi kintu twapfuye yuko anyakamye amafaranga cyane. Ubwo rero ndareba nsanga ibyo bintu byombi ntago mbishoboye. Umaze utandukana n'abakobwa bangana iki? Ntago ari benshi. Hari wo mu ntara nzi mwakundanyeho? Wo mu ntara ariko ntago ari ngewe wabiteye. Wo mu ntara twa tunabanye neza pe kuko ntiyanyakaga amafaranga biriya bya ivi na ivi ntiyavugaga ngo mbikora nabi cyangwa se iki n'iki, ahubwo mukuru yaramushutse amujyana i Bugande. Ndewe turi Nyabugogo agiye kurira bisi ndamwinginga, nari maze n'iminsi mwinginga mubwira ati wigenda reka tubane twiyubakira urugo, urumva ahubwo yaranambeshye ko antwitiye. Urumva ari nacyo kintu cya mbere cyatumye ngewe muhatiriza ngo ati rwose mbabara wigi Bugande n'iki n'iki n'iki. Ajyanye n'umwana. Ariko noneho yageze i Bugande arambwira ngo yarambeshyaga ngo ntago ari byo. Nibaza ukuntu umuntu yankinishije. Buriya iyo umuntu akubwiye ko agutwitiye mani hari umufata uba ugomba kumufata nk'amata y'abashyitsi, kuko prince umugore wawe agutwitiye ukamubwira nabi cyangwa akarya nabi cyangwa agahangayika, menya ko atazakubyarira nawe umwana mwiza. Ariko niba wamufashe neza menya ko azakubyarira umwana mwiza. Namufataga neza pe bibaho bishoboka. Urumva rero byarambaje kumbwira ngo yarambeshyaga. Niba ataramukuyemo ubwo ntawe nyine ntawe ari urimo. Ubwo rero yagiye Buganda gumayo n'ubariyo banze bitangira amatsiko mu gikorwa cy'abubatsi. Urashoboye witwara nyine nkora ibyo nshoboye. Urabona buriya hari umurima uba ufite metero 10, hakaba umurima ufite metero 100. Rero wowe nimba ushoboye guhinga metero 3 ntago umuntu azaza ngo akubwire ngo hinga metero 100. Gute se? Hinga metero zawe 3 ushoboye, ubundi nimba umuntu adanyuzwe nuko wahinze ubwo nyine ubutaha ntazaguha amafaranga. Oya ko bishyire mu magambo yumvikana ntutunyuze kanaranje. Oya urumva buriya kubera ko ibiganiro byinshi ari gihe bikurikirwa n'abana, niyo mpamvu mba nanze kubivuga ngo nerure nkabivuga gutyo kuko umuntu mukuru aba yabyumvise. Ko udashoboye inshingano za kigabo. Ntago ari bose. Ese ubundi urabishobora ko bavuga ngo umugabo ngana uku ngo kaba karanyunyutse karabaye ngewe njya nkunda kubibwira abantu babyibushye cyane banini buriya n'ibitsina biragenda, sibyo? Ariko ntago kigenda ku buryo utabasha gukora ibyo ushinzwe. Ibyo ushinzwe urabikora, ahubwo biterwa n'ugiye kubikorera kunyurwa kwe. Yatanyuzwe uramwihorera kuko nyine ntago twebwe twaje gupfira abantu kuri iyi si. Ngewe niba ari ngewe fisi nakubwiye ngo nimba nshoboye kumukorera uko mukoreye natwara uko, nimba atabyishimiye nabyihorere yigendere nanjye nigendere. Ubwo nimura n'umuntu tunyuzwe anyuzwe nanjye nyuzwe itsoke tuzabana. Uko umugore mwiza ubundi si kwisura, umugore mwiza ni ku mutima, sibyo? Rero ku mutima ntago wahita uhareba mu gihuru. Ubwo ntibagutinya bati iki kigabo cyanyitsa, iki kigabo ntacyo gishoboye. Oya ntago ibyo babivuga rwose. None se kuki nkundana n'abakobwa bagiye batandukanye? Ese ubundi size ukundana? Nkunda umukobwa mutoya unanutse cyane
umukobwa utari muremure cyane, umukobwa uringaniye, noneho ufite mu nda hato, ufite hano hato, ewana mu maso heza, ufite izuru ryiza, utunwa twiza, utwiso twiza, ufite udutoki twiza, uturenge twiza n'utuno twiza. Umukobwa nyine mwiza, wa mukobwa muzajyana kuri tapi bagutumiye nk'umusitari, ntugire ipfunwe ryo kujyana nawe, kuko burya hari umukobwa rwose wagiye ipfunwe ryo kugendana nawe, abantu bakagucishamo amazi. Atese burya Fisi uriya mukobwa niwe bakundana? Ubu koko Fisi yagiye gukundana n'umukobwa usa kuriya, yabuze umukobwa mwiza bakundana? Urumva, njyewe nimba mama wanjye ari mwiza, mushiki wanjye akaba ari mwiza, nanjye nkaba ndi mwiza, kuko sindi mubi, usibye kubyibuha ariko sindi mubi, ndajya gukunda n'umukobwa mubi kwa Julianine? Imana yaduhaye, Imana yashyizeho nyine igitsina gore ibagira nk'amawuwa, sibyo? Ni benshi pe. Uyu munsi nonaha uca ku mukobwa mwiza, wagera imbere ugahita ubona umwiza kumurenza, wagera imbere ukabona umukubye. Niyo mpamvu ugomba kureka kugira irari ryinshi ngo ujye gushaka abagore benshi cyane, wenda nkatwe b'abasilamu, ugashaka umugore umwe ukabanza mbere y'uko ujya kugira ryarari ngo ujye gushaka abagore benshi, ugashaka umugore umwe ariko wabanje kumwitegereza. Utazavuga ngo hari abagabo benshi bagira irari, avuga ngo yawe ngo mbega igikobwa shaka, dore igikobwa shaka ngo gifite ibitasha, ngo gifite ibitasha, noneho undi akaza agahita yivugira ariko shanga ikigore cyanjye ngo ni kinini, ngo gifite ibitayi binini, ngo kandi shango nishakiraga rwose ngo agakobwa gatoya ngo nkaka. Reka ubugoryi, reka kugira irari, hitamo. Niba ari muto umushaka umuto, niba ari umunini ushaka umunini, ureke nyine irari. Ariko kuki abagabo banini bakunda abakobwa ngo bato bateye ukuntu? Ni ukuvuga ngo hari sisiteme bariya bakobwa batoya badufashamo kugira ngo ibintu byacu bijye mu buryo. Baratandukanye. None se umukobwa munini aba afite uruda nk'uru rwanjye, like this, sibyo? Noneho ikindi, umukobwa munini akagira aho bita mu gikari. Buriya hari imbere y'urugo hakaba n'inyuma y'urugo. Urumva, umukobwa munini aba afite inda nini n'ikibuno kinini, noneho mutoya akanyorosha nyine ba bantu nyine twa dutayi tugezweho bakunda kwita ngo abamisi. Urumva se, urumva rero baratandukanye. Ababyibushye rero iyo tugiye gukora akazi, urabona nanjye mfite ikida, nshakanye n'undi ufite n'ibibuno n'ikida, iyo tugiye gukora biranga, ukajya reka nguhe story. Nigeze ku Gicyangugu, njyana na Kanyombye na Nyagahene n'abandi basitari, turagenda tujya Icyangugu ahantu mu marogi. Buri muntu yibonera icyana, buri muntu yibonera icyana, buri muntu yibonera icyana. Noneho ugase nyewe ndabigenza gute? Icya mbere cyo mfite umubiri, ndumva mbishaka n'iki. Sha wallahi warasuru, ari agakobwa twari turi kumwe. Ako gakobwa kakaba mani kananutse mu mana, agakobwa keza kagufiya, agakobwa keza rwose, keza pe, gafite mu nda hatoya ariko ikibuno we abyibushye, amafite amataye manini n'ikibuno kinini. Nagerageza nshaka gukora biranga pe, ndagati sha itwarije. Wananijwe n'iki? Nananijwe nyine na cya kibuno. Anaho wahereye noneho decision kujya wishakira abakobwa cyane rwose. Buriya agakobwa gatoya karagufasha rwose ibintu bikajya mu buryo. Niko kakora cyane wowe ukayobora. Ni wowe umugabo ni wowe ufite inshingano za kigabo nyine. Nyine none se nyine we nubyumva. Kandi ushaka gato. Ubu nkanjye umunini unanutse très bien. Nyine wese kuri muto wowe ukenera akananutse. Kubera nyine iyo gahunda nakubwiye. Urumva, hari igihe uca imbere y'urugo cyangwa se ugaca inyuma y'urugo ugajya mu gikari. Rero mu gikari, uretse gato, mu gikari niho horohera abagabo banini.
imbere y'urugo hakororera abantu b'abagabo batoya. ubwo ni ukuvuga ngo umugore wawe aba afite kondisiyo nyine, none se n'ubyumva buri gihe ni igikari. ntabwo nyine ujya ugiye gushaka nawe ushaka nyine wa mukobwa unanutse bishoboka kandi ngo abagabo banini bahora amashyi. ariko abagabo twese niko rega tumeze, ntabwo ari uvuga ngo banini, ariko abagabo banini baba bariye. buriya umuntu wese uzabona ari munini ntabwo biba byapfuye kuza, abenshi baba bariye. kandi buriya rega abagabo banini abenshi baba bafite amafaranga. rero egare kubona amafaranga, egare kurya neza. egare rero kumara kurya nibwo cya kintu rero kimaze kuyaga uhita wumva nyine kwaje kwa ndani ubishaka none. hanyuma ubu ntabwo abakobwa bagutinya, wenda iyo ugiye gutereta ntawe uvuga utese ubundi yazamarira iki, yo nta ifoto ntizaba nziza, kugendana ntibizaba byiza, mu buriri ntibizaba byiza, ntabwo ujya ubizira. nakubwiye ngo muri iyi si ugomba gukora ibikunyuze. buriya umukobwa ntazakuzaneho stress cyangwa se ngo umuhungu akuzaneho stress. umuhungu nubona mutanyuranye cyangwa se mutiyishimiranye cyangwa mutameze nyine uko ubishaka uzamute yahuzu. umukobwa nawe nubona atameze nk'uko ubishaka nawe uzamute yahuzu, kuko icyo mupfana ni iki, ni uko hari ingingo gufasha nawe ukamufasha izindi ngingo. rero iyo bidashobotse Ese fi ku myaka 40 isatira 50 nta mwana nta mugore, ubu ntabwo utera mama gahinda. ndakubwiye ko na mwana ngira, mwana ndamufite jewe, ndamufite. ahubwo icyo ntafite ni umugore tubana, kandi kubana n'umugore ntago ari intuza, ntago ari nuza, si ubushake, ni uburenganzira bw'umuntu. ushatse mwabana cyangwa ushatse ntimwabana. iyo ntuzi ukubise hasi n'iyanjye cyane yawe. hanyuma uteganya nibura gusezera ubusiribateri ryari? usezera ubusiribateri rero ntago jewe nta gikwe nteganya rwose. igikwe keretse ningabanuka ibiro, nkagabanuka ibiro, kuko mu buzima bwanjye pesi ukubabeshya niyo nananuka nkangana nande se, nkangana na kameramani niwe ufite ibiro 40, sinshobora kuzigera nshaka umugore ubyibushye. gusa hari umugore ubyibushye, hari ikigore kikibyibushye kiba gitese gifite cyaranyweye amata rwose, ubona ari ikigore cyiza. icyo ngicyo rwose nagishaka, kuko buri ibigore byiza bibyibushye byanyweye amata ubona cyoroshye ahantu hose, biba ari n'ibyana byiza buriya ku mutima. ariko wa mugore ubona ubyibushye shandagaskenge nako tubyihorere. ko ushobora kuzashaka abagore benshi. oya njyewe taye yanjye ni ntoya tu. ubu rero amarembo arafunguye, buri wese yakwaprochi. ukundana oya ko no gushaka nashaka, reka mbonye agakobwa gatoya kikakana keza nashaka pe. tubahe nimero za telefone: 0788 99 11 79. ibiriho amasaha yose 24 kuri 28. wenda nshobora kuyikuraho ndyamye nijoro nko mu masaa 6 z'ijoro, ariko ku manywa guhera saa 11 za mu gitondo ibiriho kugeza izindi saa 6 z'ijoro. uyu mukobwa arasabwa iki ukwiye kukubera shira akakubera umuhoza? arasabwa kwakira ibyo yabonye. nimba mu buriri ari guriya akakira kuriya, nimba gutya nyine imbese n'ibyo nyine. arasabwa kunyurwa no kwakira ibyo yabonye, apana gushaka. hari ukuntu umuntu aba afite, hari ukuntu umuntu agenda akajya mu murima agacukura umwumbati muremure, sibyo? undi agacukura umwumbati mugufiya, wa undi akagirira ishyari wa undi wacukuye umwumbati muremure.
rero ibintu byo kugira ishyari kandi imirima atari imwe ntabwo ari byiza rwose. Twibutse YouTube channel ahantu abantu basanga filime zawe. Ya YouTube channel yanjye ni Big Boy Show, hanyuma cyangwa se bakandikamo Fizz TV bagahita bayibona, ugahita ubona ahantu ndi nambaye isutiye, mfite n'inkoko, nambaye nimba ari n'isafuriya mu mutwe, ndumva ari uko nguko. Hanyuma ikindi nababwira ni uko mbakunda, kandi ikindi kintu nabashishikariza mugerageze mujye musenga nibura rimwe ku munsi. Gerageza usenge, kubera ko iyi si turimo aho dutuye hahoze abandi, hazanaza n'abandi, natwe tugende. Kandi ikindi wibuka ko uzapfa. Rero igihe wibuka ko uzapfa ugomba no gusenga nibura gake basi, ariko ugasenga basi gake, ariko ukabona ako kanya ko gusenga. Ya nicyo kintu nababwira. Hanyuma ikindi nabwira abantu b'urubyiruko, abantu bashaka kuza mu mwuga wa sinema, mubanze, niba wenda tuvuga niba ari urubyiruko, mubanze mwige, wenda murangiza amashuri 3 yisumbuye ubone kuza mu mwuga wa sinema, kuko nuhuza mutarize egare gukomeza nyine kuba inka cyangwa se kutagira aho ugera, ariko nuhuzamo warize bizagufasha kwagura ubumenyi bwawe. Ya Imana ibaha umugisha. Hanyuma mbabwira ngo bajye kuri Instagram yanjye ni Big Boy Show, hanyuma TikTok nayo ni Big Boy Show, hanyuma bamfollowing. Hanyuma ndabakunda cyane by'umwihariko abantu mwese, kandi nkunda n'ababyeyi, abamama, abagore, nyine bose. Imana ibaha umugisha. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.